dore ikinyabwoya ntabwo nabimerutse kubona ikinyabwoya kanyica ibi babyita guhura cyiza wari ubizi yego jya ubibasoma sha jya ubasoma ibibido byinshi niba amazi yo kunywa ayiwe nkubiseho rimwe ndumva mpfuye cya gikecuru cyo kumuhima uno mugozi warabikoraga kera niwo twafatanyaga tugasimbuka amahoro ashinyitse none hayayo ibaze ko ndumva nyatinye muraho neza nshuti bakunzi banjye mumerewe mute mumeze bute nizere ko meze neza mana yaje ko ntagiye nsekara nizere ko bose mumeze neza ndabayambiriye ndabasuhuje nsuhuje cyane abakunzi banjye bari bankumbuye nanjye ndabakumbuye so nawe uri mushyashya ugeze hano hantu ndakwakiriye ndagusuhuje nkwifuriza ikaze wiyumvemo ikaze hano hantu hanyuma rero nawe muntu utarakora subscribe ndakwinginze nkorera subscribe kugira ngo dukomeze turusheho kugendana neza so guys dubarishimye murabizi iyo ndi hano hantu namwe murabizi mba nageze mu rugo mba nishimye cyane mba numva ibitwenge byanyishe ndi mu zuba kangerageze kwegera ahangaha ndi mu zuba ndi ku zuba ni mu gitondo saa 12 kazuba kakirasa ka saa 12 niko kari kunkubitaho naka vitamine ariko nta n'impamvu yo kugahunga bana yanjye naka vitamine so rero ndi mu rugo ni mu gitondo mfite akazi kenshi tugiye guhura ibishyimbo dore ibingibi ni ibishyimbo ngiye guhura bya bishyimbo nabagaye muri bukaya video iheruka ubwo nari ndi mu rugo nari ndi kubagara ibishyimbo ngibi rero byareze nibyo tugiye guhura hanyuma rero mu rugo nasanze bakasa urugo tugiye no gukora udusuku so reka tubane tugendane 5 kuri 5 reka tubanze tujye gukoraho isuku ho gato urumva aracyari kare ni saa 12 urugo rurasa nabi reka tubanze tujye gukubura umuharuro tuva gukubura umuharuro tuze duhura ibishyimbo umva ndabizi mwari mubikumbuye mwaranyandikiye amakomanteri Alice dukumbuye uri mu cyaro naje hanyuma muze kumbwira ari Alice wo mu cyaro na Alice wo mu mujyi w'iyo ngiyo ninde Alice muba mwifuza kubona imbere yanyu kwera ko iyo maze nk'ukwezi ntabaha video zo mu cyaro mutangira kunyandikira ngo mukumbuye ko njya mu cyaro ariko byose tuzajya tubikora muze rero tugende tubanze dukubure dukoreho isuku urabizi abakobwa mu gitondo kare bagomba kubanza gukora amasuku bagomba kubanza gukubura ibindi byose bigakurikiraho nyuma babanje gukubura imiharuro yo mu rugo nicyo tugiye gukora muzi muri kubibona ko mu rugo bakoze urugo hano hose hari imiyenzi ngiyi yose abantu mutabizi iyi ngiyi bayita imiyenzi ndabizi ari abantu mutayizi hari abantu muba mutazi ibi bintu iyi bayita imiyenzi ukora isuku witwararitse kubera ko iyo ukugiye mu maso urahuma niba ntabateye ubwoba ndamaze ntago naberetse uko natangiye gusa muri kubona umuharuro wacu umuharuro sinzi niba abantu bari kubyumva neza ni inzira ibijya mu rugo umuharuro wacu utangiriye hariya hakurya ku gipangu hanyuma rero ukaza ukagera hariya ku muhanda ndaza kuhabereka so rero abantu muri ahantu hameze nk'ahandi murabizi neza
gukubura umuharuro ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Mbere kera twayikuburaga muri weekend nko kuwa gatandatu mu gitondo cyangwa se nimugoroba buri buke tujya gusenga. Ntago gukubura umuharuro ntabwo ari ibintu bya buri munsi wahasiga akagongo. So rero ariko kubera ko twakoze amasuku bakupakupye runo rugo, niyo mpamvu turi kuhakubura. Ubwo rero ni aha nari ngeze, nahereye hariya hakurya, hanyuma ngejeje aha tugiye no gukomeza kugira ngo tuharangize. Mana yanjye, dore akazuba kamaze iminsi kava, ni ivumbi gusa. Ubundi imbere uteraho utuzi kugira ngo iri vumbi ritakwangiza, ariko njyewe ntabwo nabona amazi ntereye aha hantu hose guturuka hariya hakurya kugera aha ngaha. Noneho ubwo nturi kure, utuntu twasigaye badakase neza, uyu muhoro nicyo umaze. Ngenda ntukata neza, nkaturinganiza utwo batabashije kuba bakora neza. Uyu muhoro ndi kugenda wukoresha kugira ngo hamere neza, habashe kuba hamera neza. Kugira ngo murabibona, murabona ko hariya hakurya hatandukanye, hari hakurya twarangije hatandukanye na hano. So abantu rero mutagira umuharuro cyangwa se mutagira inzira igera mu rugo iwanyu, umva mwarakize, kubera ko ibi bintu bisaba umugongo pe. Njyewe na barumuna banjye twarabisiganiraga gukubura, ariko n'ubundi bikangarukaho kubera ko ninjye wari mukuru, nagombaga kubikora. Ariko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. So reka nkubure vuba, ndaza kubereka mparangije. Ndumva ahari tutari buze gukomezanya mpaka ndangije. Uyu muhoro ntabwo utyaye cyane, ni uwo gukanga gusa. Reka nkubure vuba nk'uko nari nabitangiye. Noneho akomana sha, dore ni 12:00, haracyari mu gitondo. Ni 12:00 finusha kubereke hariya hakurya, akazuba nibwo kagitangira kurasa, ni mu gitondo. Kera rero abakobwa babyukaga mu gitondo cya kare, n'ababyeyi batarabyuka, bagakubura ahantu hose, ku buryo ababyeyi babyuka bagasanga amasuku bayarangije, urugo rwererana. Nicyo rero nicyo nakoze. Iyo ndi hano mu rugo nibyo nkora, kandi na mbere ntarahava nkihari nuko byari bimeze. Twazindukaga mu gitondo tugakora amasuku vuba vuba bikava mu nzira. Abakobwa rero muri kunyumva mutazinduka ngo mukore amasuku, please mujye muzinduka mukore. Gukora kare ni byiza, binatanga ka courage, bituma utarambirwa vuba. Gukora imirimo kare birafasha. Ego iri vumbi rero umva, umenye ndi burangize gukubura hano mpitanywa ibinini bya gripe, kuko ivumbi ni ryinshi pe. Rero ibino bishingwe mbonye bimaze kuba byinshi, kubikuruza umweyo ntago birimo gukunda, kubisunikisha umweyo ntago biri gukunda. Icyo ngiye gukora, ngiye kubirundira hamwe gutya. Muri kubona ko ndacyafite byinshi byo gukora aho hirya, ariko ntago ibi nabigezaho. Ngiye kubanza njugunye bino kugira ngo bimpe inzira nkomeze akazi, biri kumbangamira. Hano hepfo hari umurima wacu uhinzemo ibijumba, ahubwo ndaza kureba ko bitarera. Nkunda ibijumba cyane. Ibi ndabirenza urugo, hanyuma rero dukomeze akazi kacu.
utu twatsi nanze kutumaraho kubera ndi kubona dufatanye n'urugo, ndi kubona kuturandura twose umuntu yaba yambitse urugo ubusa, ariko nka gutya tuba duconze nta kintu bitwaye, gutya tumeze nta kintu dutwaye iyo duconze. Ikibi nuko byaza hano imbere cyane, kutumaramo nabonye atari sawa, byaza kurangaza urugo, ntimuze kubyibazaho. Twakomeje, murabona ko ibi nkoze biranyorohereje, bigiye gutuma noneho nihuta. Tuno duti turajombana, tuno duti iyo dukuze tugira amuha turajombana, ariko nanone iyo twumye turaka pe. Kera rero twajyaga gusenya inkwi, tuno batwita imihengeri, iyo twabaga twumye turaka cyane. Rero dufite n'ukuntu duhumura, karampumuriye ndabyibuka, dufite ukuntu duhumuramo ukuntu. Abantu mu giteka ku nkwi mujya gusenya murabizi ukuntu kino giti cyaka, kino giti nyine cy'umuhengeri kiraka pe, kiraka ariko kigira amahwa. Twajyaga gusenya akatujomba nuko. So rero aha tugiye kongera, byabaye byinshi, tugiye kongera tubijugunye kwa kundi tubigabanye, noneho dukomeze akazi. Mana yanjye, uyu mugongo rero wamaze kwangirika, wavuyemo umwana ra umugongo wamaze kwangirika, ntabwo ncyunama cyane nka mbere, ntabwo nabikora nka mbere. Urumva mbere naraga kumi kananutse, nta kintu na kimwe kintega, ariko ubu ndi kujya kunama indi kantega. Umugongo nawe ukambwira ati have wirengaho, ni hatari. Turabijyanye rero, tusa naho tunaharangije, turahajyanye. Reka turunde ibya nyuma. Dore ngaho umuharo wacu urangiriye. Ndajya ngo ubanyerekere, bari kureba hakurya aho twaturutse. Noneho reba naho turangirije ngaha, nushaka ndukize kamera wowe. Reba aho twarangirije ngaha, dore turasoje ngaho umuharo wacu urangiriye. Mana yanjye, mureke mbabwire ikintu nibutse. Niba hari ikintu cyangoraga mbere, ni ukukubura nkarunda bino bishingwe. Ikintu bita kubiyora byabaga ari intambara. Yesu we, umuntu byanga nkanjye ampereke muri komenti. Nukuri reka mbabwire, nari bukubure nkakora ibiki byose, ariko gusubira inyuma ngo ngiye kuyora. Yo, hari n'igihe uswara n'igihe ibishingwe byamaraga nk'iminsi 2 cyangwa icyumweru bitarayorwa, kubera kugira ubunebwe. Ariko ubwo nyine wamakinga gashoboka ko biri hakurya, nyine biri aho abantu batareba. Ibi bishingwe Mana, kereka nka gutya kuyorera rimwe, ariko kurunda ukavuga ngo uraza kuyora nyuma, ibyo bintu byanteraga ubunebwe mu buzima. Nkavuga Mana we, ngiye kuyora bino bishingwe, mpita mbyibuka ukuntu kera byangoraga pe. So tugiye kongera kubijugunya. Muri kubona abana bavuye kuvoma, natwe iri kuriya twavaga kuvoma bibeza. Gusa njyewe ibaze ko namenye gutwara ijerekani inyuma ya murumuna wanjye. Murumuna wanjye yamenye gutwara ijerekani imbere, njyewe ikajya inanira.
kajya inanira mu rugo bakanserereza nanjye birangira nyitwaye. Murabona bababonye bari abana b'abakobwa ni kuriya twavuga kuvoma tumeze. Ndasoje ndasoje umuharuro wanjye urarangiye tugiye mu rugo, ariko sinzi bumaze gucya, sinzi niba tugiye kubanza gukubura mu rugo cyangwa se turabanza guhura ibishyimbo, ntabwo mbizi. Bumaze gucya tubanze dukora iki? Umva reka tugende. Ayiwe ndapfuye. Umva aka kazi nkoze ntabwo ari akazi koroshye, ntabwo byoroshye utazindutse mu gitondo cya kare. Ntago wabikora ngo bikunde. Ubunebwe bwakwica, dore hariho n'izuba ryakwica byose ugahita ubivamo. Ariko iyo umuntu abyutse kare, umva arakora cyane, aba afite na kuraje. So reka tugende. Mu rugo mwahabonye naho imiyenzi, reka tugende turebe ko twabanza kwikuraho naho, hanyuma tukabona guhura ibishyimbo byacu. So turasubira mu kanya. Bye. Reba aha tugeze rero mo imbere. Twari twabanje gukora umuharuro kubera ko ni wo wari muremure wari uteye ubuto, ariko hano mu rugo ntabwo ari ibintu byahatari. So muri kubona tugiye gukuraho ibi byose na biriya byose tubikureho, hanyuma dukomeze n'akandi kazi. Twagiye. Aha tugeze rero mo imbere. Twari twabanje gukora umuharuro kubera ko ni wo wari muremure wari uteye ubuto, ariko hano mu rugo ntabwo ari ibintu byahatari. So muri kubona tugiye gukuraho ibi byose na biriya byose tubikureho, hanyuma dukomeze n'akandi kazi. Twagiye. Umva rero nibyo nababwiraga, kubera kariya kavumbi kahariya ku mpande aho tuvuye gukubura, umva amagiripe atangiye kuza. Kariya kavumbi ntabwo kari gusiga ubusa. So reka tugire, tuvane ino miyenzi mu nzira. Ino miyenzi iraryana mu maso abana. Umva abantu kera bazi ko bakubaganye bagakubaganisha imiyenzi ikabarya mu maso. Tumenyane ntihazagira umuntu uyigerageza pe, iraryana cyane. Noneho ibanga ryo kuyikubura nka gutya, nk'iyo bakase urugo nka nimugoroba cyangwa se nk'ejo, urayihorera, ntabwo uhita ubikura ako kanya, urayihorera ukazayikuraho ejo haho yahonze, itagifite ya mata yayo, ari amata niyo aryana. Ntabwo ndi kuhakubura neza, ntabwo ndi kuhakubura ngo mpanoze neza, kubera ko ndi kugira ngo mbanze nkureho bino biyenzi, hanyuma turanoza neza nyuma. Ariko mbana yanjye kera iyo babaga, nimubirebe gutya umuntu ari kubikora afite kuraje, kera iyo babaga batemye urugo, mbega ubunebwe we, nyine umuntu yasiganaga kuhakora. Kubera iki nyine ibiyenzi byabaga byuzuye n'ubute, iwe umuntu akavuga ati ibi bintu ndabivamo. Byabaga ari hatari. Ubute niba hari umunsi nangaga, ni umunsi bazaga gukupakupa urugo. Uwo munsi nabaga nawanze pe, cyangwa se gukupakupa pasiparume. Yesha turiya duti natwo turaka shaho, turiya duti iyo tumwe natwo turaka pe, ariko ko ntabwo nzi ukuntu bakita. Ayiwe mana we, imihengeri iranyica. Noneho ndabona hano amahwa ashinyitse, amahwa arashinyitse. None hayayo ibaze ko ndumva nyatinye, ndumva ngize ubwoba. Noneho iyo tukiri duto tutarera neza, tuba dufite amahwa afite ubukana. N'ibirenge byanjye
narakomeje rero nkora amasuku murabibona hano hantu hari harimo amahwa menshi kubera ko kano gati kagira uduhwa kitwa umuhengeri. Abantu rero muri kubona nambaye ibirenge ubu ndabizi muraza kubyandika muri komenti ntimugire ikibazo, nta kintu nabaye ngewe rwose nge n'ibirenge n'ikintu namenyereye cyane, ntago kuva navuka ntaho ariranyica ngo nuko nambaye ibirenge. So rero niyo mpamvu mpora nimereye gutya, mba numva gukora akazi nambaye uturenge ari cyo kintu kinyorohera. Nabonye abantu benshi mubimbazaho. Dore systeme nkoresheje kugira ngo yamahwa ari kuri iyi no mihengeri atanjomba mfashe ngize Imana mbonye agati, hanyuma niko ndi gufatisha hamwe, hanyuma handi ukundi ikindi kiganza nacyo nkigengesera nkabifata neza, ubundi nkajugunya ya. Noneho rero inyuma yanjye, inyuma ya kamera hari mama na bucura kona ko ibi imihengeri nsa nk'uyimaze ndabigabanyije ngiye gukubura. Uhema biriya ewe ako uyu mugozi se wundi twafatanyaga tugasimbuka we, uziko uyu mugozi twawufatanyaga ibi murabona bya bindi abana bakinaga ngo harya babyita gute, cya gikecuru cyo kumuhima. Uno mugozi warabikoraga kera, niwo twafatanyaga tugasimbuka. Cya gikecuru cyo kumuhima cyatetse inkono, ego uyu mugozi kwe kuntu wari ukomeye wamaraga iminsi pe, twarawusimbutse cyane. Ubu rero ndagabanyije ngiye gukubura sasa. Ako reka mbanze nkureho na bino. Ewana ndi gukora siporo, ntabwo yemeretse gukora siporo. Iyi niyo siporo ya mbere. Ako reka mfate wa mufuka ndeke gukomeza kugira, reka mfate umufuka noneho byose mbirundeho nibwo biri buze kwihuta. Cyakoze reka mbabwire nta kintu kiri kunshimisha nk'ukuntu nabonaga mfite kuraje hano hantu. Ibanga nta rindi ni ukubyuka kare ugakora imirimo yawe kare, noneho kuyora ibishingwe nkahita mbijugunya gutya inyuma y'urugo ntakoze urugendo nabyo byaranshimishaga. Urabona ukuntu ndi kwisetsa. Sizangi rero murabibona turasoje. Muri ukuntu hano naje hari ibiti byinshi ariko hararangiye. Rero bumaze gucya akazuba kavuye, izuba riranyishe, nta nubwo nigeze ntega igitambaro mu mutwe mbyibutse nonaha. Nizere ko abantu mukubura mu mavumbi mwibuka gushyira agatambaro mu mutwe kugira ngo ibintu bimere neza. Ariko ngiye kubera ko n'agasatsi kanjye ari gakeya mba nagasuzuguye nkapfa gukora gutyo kubera ko kukamesamo biranyorohera. So hanyuma rero inshuti zanjye nk'uko basezeranyije tugeze mu mwanya wo tugeze mu mwanya w'amatangazo. Nk'uko basezeranyije tugeze mu mwanya wo guhura. Ibi bishyimbo tugiye guhura ntabwo ari byinshi, tugiye kubihura rero. Bumaze gucya saa moya zageze, akazuba kaje, reka dutanguranwe nako kugira ngo kataza kunca intege. Hanyuma kugira ngo ubundi nagahuriye muri uru ruhande, ariko kubera ko naba nkingirije kamera ngiye kujya hariya ndeba ukuntu mpura muri urwo ruhande. Abantu mugiye kubibona bwa mbere mugumisheho kamera yanyu. Kiza urimo gutonora sheri, none se ubwo ngubwo ko ngiye kujya nkukubita ibishyimbo mu maso nawe uri guhura. So rero twagiye kubera iki se mama atabindundiye neza.
ubundi iyo ugiye guhura ibishyimbo ntabwo ari byinshi. Iyo ugiye guhura ibishyimbo urabyegeranya kugira ngo ubashe kubikubita byose byegeranye. Twagiye. Ntabwo hano byakunda kuhahurira kubera uno mugozi. Twari dukobiseho umuhini hano ku mugozi twanikaho imyenda, tubise twegeza hepfo kugira ngo ibintu byose bibashe kugenda neza. Ariko uyu mwana ndaza kumukubita agahini mu mutwe we. Ibi babyita guhura cyiza. Wari ubizi? Yego. Ni uku nguku duhura. Ibi wari ubizi? Ni ubwa mbere ubibonye. Ntabwo byegeranye neza, reka mbyegeranye kugira binyorohere. So, mwabibonye. Ni uku nguku bisaba imbaraga. Niyo mpamvu guhura mu gitondo cyangwa se nimugoroba akazuba kagiye ari sawa. Kubera ko hagati mu munsi ntabwo byakunda kubera izuba. Ntabwo ndi bubihure neza. Hanyuma rero hano mu gikorwa cyo guhura, abantu mwe ntabwo mwakumva ukuntu nari ndi gushyira imbaraga mu guhura. Ariko nanjye ndi kureba iyi video nabonye wagira ngo nta mbaraga nari ndi gushyiramo, kandi ubwo ntako nari nagize, nari narushye napfuye. Ariko kubibona gutya kuri kamera wagira ngo nta tubaraga rwose nari nifitiye, ariko no kuri narahuye. Ibi byose ninjye wabinogeje. Umuntu uri buze kureba iyi video akabona nta mbaraga zirimo, sinzi ukuntu kamera yabigenje. Icyo ncyo nuko ngewe nashyizemo imbaraga nyinshi cyane nkabihura nkabirangiza. Kandi abantu mwahuye cyangwa muhura murabizi ukuntu bitwara imbaraga n'agasukari no kunywa amazi menshi. Nuko ibi byose ninjye byari bitegereje, narabihuye ndabirangiza. Muraza kugenda mukomeze mubone video, n'abantu babibonye bwa mbere ndabasuhuje. Hano hari amazi. Ni mu amazi yo kunywa. Ayiwe, nkubiseho rimwe ndumva mpfuye. Ntabwo byoroshye. Ntangiye gusaba amazi. Ngo ninde wanzanye? Nkabigira bwa kabiri. Ariko bino bishyimbo ntabwo bigoye kubihura. Ibinini biri guhita bishwanyuka vuba. Esprit. Aha rero nari maze kunywa ku mazi, nongeye ngarukanye imbaraga, ndahura ariko nkajya ndeba ntabwo biri kuvaho biri, nkabona ntibiri gushiramo. Ariko narakomeje nyine. Hari hakiri mu gitondo mfite udukuraje. Aha hantu nari mfite kuraje pe. Ubu dusoje guhura. Ibi byamaze kuvamo ibishyimbo, tubyita ibishogoshogo. Muraza kumbwira muri comment uko mwebwe mu gace k'iwanyu mubyita. Nabonye buri gace kagira uko kita ibintu sinzi. Muraza kutubwira mwebwe uko babyita. Twebwe ibi byamaze kuba ibishogoshogo, havuyemo ibishyimbo byanoze. Ibi rero bigiye kujugunywa, tugiye kubijugunya hanyuma tugosore ibishyimbo byavuyemo. Ndibaza turi bwongere turaza kongera iyo urimo kukuraho bino bishogoshogo, ugenda ugira gutya kugira ngo n'ibishyimbo byasigayemo bize kuvamo. Ibi ngibi byose ugenda ubikora gutya
kugira ngo havemo ibishyimbo. Muraza kumbwira uko mwebwe ibishogoshogo mubyita, cyane cyane abarundi b'inshuti zanjye ndabasuhuje mwese, muze kumbwira uko mwita bino bintu. Ibishyimbo byacu murabona ko byanoze rwose. Biba byiza iyo uretse ibishyimbo bikuma neza, nibwo bihurika neza, ntibikugore usubiramo byanze guhurika byose. Biba byiza iyo binoze, nako iyo byumye cyane rwose ushyiramo inkoni bikijyana. Twebwe uyu munsi twahuje umuhini, ubwo buri wese ndibaza afite, abadakoresha umuhini bakoresha ikibando, ubwo nyine ni bya bikoni bininiri. Twe rero umuhini niwo twabashije kubona hafi. Murabona ko udushyimbo twacu turasa neza pe, turasa neza. Tugiye kutugosora mu kanya. Akoze Bana yanjye seri, akoze Bana. Yego. Nawe arabitanga ibizu seri. Mama. Papa. Yego. Jya ubibasoma sha. Jya ubasoma ibibizu byinshi. Abana ni abatware. Noneho hano mfite abafasha banjye, nibo baturunze gutya, niba bakunze utubara twatwo sinzi. Reba abafasha banjye. Aha rero tugiye gukubura, twasoje guhura, tugiye gukubura, dukora isuku ahantu hose. Urabona ibishyimbo biba byatagaranye, tuba twahuye ibishyimbo bigataruka. Rero tugiye gukubura, ariko ahantu hagari aho byageze, ahubwo aha ni hamwe naho byari birunze bitegerejwe guhura. Urabona ko biba byahatakaye, tugiye kubyegeranya byose, tugiye kubyegeranya tubitore. Utwana twiza, akomana areba akangaka makita kaca seri waje hanyuma hano mfite undi mufatanyabikorwa hano, umva bari kumfasha, ariko bo ikintu bari kwikorera ni ugukusanya udushyimbo gusa. Bari kwikusanya udushyimbo badukunje. Sava sheri, kudafata udushyimbo dungutu, fasha gutoranya sheri. So rero ibi ngibi byo ku ruhande tubishyize hamwe. Have nkubure hano. Turabigosora, turabitoranya mu kanya. Noneho rero ukumva ibintu byose turabikusanyije, hakurikiyeho ibi ngibi. Ntabwo twahuye ibishyimbo byinshi, twahuye ibishyimbo bikeya, ku buryo bigiye kutworohera guhita tunabigosora tukabibika bisa neza. Hari abandi bantu baba badafite imbuga ipavomye, cyangwa se baba batabona ino shitingi, bakabanza gukubura hasi ku mbuga bakabona kuhahurira ibishyimbo. Abo bantu ndabasuhuje kubera ko biragora cyane. Ibishyimbo biba birimo amabuye menshi. Aha hose bino ndi kurunda ibi byose hagiye harimo ibishyimbo, turagenda tubisubiramo tubikuramo. Ese inkoko n'intara undi bitandukanira?
mama ni cye kinyuranyo kiri hagati y'inkoko n'intara ngari mu mbere yego nawe arabitanga ibibizu bizu sheri mama papa yego dore ikinyabwoya ntabwo nayemerutse kubona ikinyabwoya kanyica ntabwo nayemerutse kubona ikinyabwoya shangwa ino hano ibishyimbo bibika ibinyabwoya kubita kiza iki kinyabwoya si ubwa mbere ukibonye kijyane rero batari ubwa mbere zijye zigwaho nabonye zihita zishwanyuka habaye ibuye birahita ince make mwana we umva mbabwire ndarushye mfite inyota ubu se koko mama uri kuvuga ngo tubisanze ni bikeya ntabwo byose byahajya mwana we umva abantu bibuka uno murima ndi kuwubagara ni mu mpera y'ike ibi byo nabagaye ni biriya byavuyemo ni bya bindi byose byari biri hano nibyo byabiriye akusha noneho ndacyura umwumbati pe ibyo mwigize none se zino rozero mujya muzisarura fi nose kumuderuka kandi bazikoresha ari uko zabanje kuma sibyo dore na zira dore zeze zareze muzazisarura ryarise nese ngubu ntago umuntu yaduteka tukiri tubisi biba bibishye shaka none umana ni heza wagira ngo nta zuba rirahagera igira reba ukuntu ahantu hose hameze neza ibintu byose biratoshye utwumbati turatoshye ibintu byose biracyatoshye izuba ntabwo riratangira kubigeraho cyane mana we dore n'agapapayi kagize hariho kamwe ukubona ako gapapayi wakageraho dore sava nawe yaje ati nanjye ayiwe ndagufashe sheri dore umwana hano uzi kugosora ngazana nanjye ngosore papa yego sha yego nanako nari guwamo ngo fu ese ukibiro biro bikuye ngazana ndagusubiza nyuma ndagusubiza niko aha rero tugiye kugosora tugosorere hehe hari hehera ngwino kizagerayo kuko bino biri birakugwaho isava nawe niba uje gufana ufite ibibazo kangire gutya mwihorere ntacyo hehe aha kizagenda uhagarare hariya bino biri bitagutarukira rero iyo ugiye kugosora ufata neza inkoko gutya ubundi ntabwo ndi umuhanga muri byo cyane ntabwo nzi ufata intara gutya ntabwo ndi umuhanga mu kugosora cyane gusa ndagerageza ntabwo ari ubwa mbere mbikoze
aha twakomeje rero twari tugeze mu kugosora ndabizera abantu baba babibonye bwa mbere bya bishyimbo nahuye biba birimo ibishogoshogo n'imyanda myinshi cyangwa se amabuye aha rero bishyira ku nkoko ukagosora inkoko intara kimwe muri ibyo muze kumbwira umuntu bizi gutandukanya inkoko n'intara mbese bitandukaniye hehe muze kubimbwira ntabwo ndabisobanukirwa neza gusa nabishyize ku ntara ndagosora ahangaha uri kugenda ukuramo imyanda hagasigara ibishyimbo ukabibika bisa neza murabibona ko imyanda yari yagiye hasi ni myinshi biba byanduye kubera ko umaze kubikubita ibiba byanduye cyane aha rero nicyo kintu tuba turi gukora kugira tubibikane isuku bimeze neza nuko abantu rero mutari muzi uko bikorwa dore nguku nibyo ngibyo nta bindi narakomeje ndagosora kugeza ubwo ndangije ibyo bishyimbo byose ntago byari byinshi byaranyoroheye byahise byihuta pe aha hantu sinzanu nari nakuye courage vraiment nanjye ndi kwireba nkumva ndi kwireba nkitinya nari mfite courage zibwe zitarabaho guys ndasoje zanjye ndasoje byose ibingibi ni ibishyimbo bya nyuma nari ndimo kugosora ndabirangije rero izuba ryavuye ni byinshi cyane muri kubona ahantu nakoreraga nahatunganyije ibishyimbo byose nabimazeho byarangiye nanakubuye nakoze amasuku byarangiye rero nguko ibi ni ibya nyuma ngiye kubitoranya mbibike ubundi mbe nduhutseho gatoya turasubira mu kanya thank you hanyuma rero muze kumbwira muri comment ko mwabibonye ibishyimbo byararangiye rero mpita njya mu murima gukura umwumbati wo guteka bwari bumaze gucya ntago nava mu rugo ntariye umwumbati ntibibaho pe Sha, moja przyszła. Sha. Zeusze kuzy. Będzie ciumba ty ciry. Ciumba. Sha. Dziękuję. Naruczyć jest. Leci. Mutonorere kano. Akura rwara inzoka kiza mama ndi gutuma utajyamo zana niho byarangiye